cyushurananiranye tuza ugume nko wari umeze yego oya ariko se oya ndagumya mbeshye maranira urukundo rwanjye Danje rondi cyane atege ndavuga se ubundi umuntu tuzaba ba mwana gute tutumvikana Roge gituri ngo amagashusho itabona ashaka kugira ngo nyine duparangana turebe ukuntu twashyingira bano bana mabwambo ko utatu nk'umugore kwambwira rero ko watwite ngo inda yawe ngo none rero tubashyingiranye yego biye baba mana we ariko ati se umwana wanjye ntazicwa n'inzara umwana wanjye ntazarwara shorokoro umwana wanjye ntazarwara bwacya amahoro ntago ari amahoro ese ubwo wowe uri kubona ko ibi bintu ari amahoro abayigeze uri kubona ibi bintu ari amahoro banza umbwire nawe ibintu wanzanye muri kubona ari amahoro Nese byagenze bite nyine ahubwo wowe kutari kumbwira uko ibintu tubigenza ukabona umutima ugiye kumvamo njye nyine kandi mbona wowe witurije ntabwo ari wandi kubaza nyine ndi kukumva ariko nta kintu kizima shaka uburyo ukemura ibi bibazo shaka uburyo ukemura ibibazo njye nifitiye ubwoba si bihe bibazo musho none uri kubona uri kunyitegereza hose ugahera ku musatsi ugageza hasi uri kubona nta bibazo mfite ntabwo uzanye ubwo bushye bwawe shyira rero kemura ibibazo ako musho mbabarira umbwize ukuri kudashaka kutuvamo ku bintu twicaye tukaganira tukajyaho inama tukabyemeranywa tukabikora tukabishyira mu bikorwa mbarumbwiye ko udashaka kumvamo nagaruka kuvamo n'ukuri kw'Imana nanjye ndikugira ngo nirengere ndikugira ngo ubuzima bwanjye bube burebure ntago nshaka gupfa narabyara sinshaka gupfa narabyara n'ukuri kw'Imana haki ibintu mushyushye kuvuga nibyo shamukeye ngiye mureke mbabwiza ukuri we na mushyushye rwose mu byumba ngewe rwose ibi bintu twishoyemo ngiye ndi kubona rwose wapi ibi bintu nyamara murabona ari imikino kandi n'ubundi turarushywa n'ubusa ibi bintu nibiramuka bikomeje gutya n'ubundi mama zamvumbura azavuga se indi idakura indi itagira ibimenyetso igihe nyamara iki kibazo cyaba kinini kurushaho tubyita imikino nimushake muno bintu tubireke hakiri kare Imana ishimwe ko nabizi Imana ishimwe kubizingiza n'amahirwe ko yabikubwiye niba mwana nabipanze mbere ngiye ntago mbizi musigarane ibintu byanyu nanjye ngume nibereho ukwanjye genda bivuga ntacyo napanze namwe nagiye kubona mu mipango yanyu mbona mutangiye kuzamuyishyira mu bikorwa hako ngiye ntago nigende ntacyo hako mu mitwe yanyu harimo ibisusa harimo ibiki ubaka kanya ninda ntiragera n'amezi 3 arayifite uratwite wowe ubaka kanya aratwite ntabwo atwite aka kanya atwitiye mu bitekerezo by'abaturage ariko ntago atwite ikibazo kiri hese haracyari karirika muzi kwinda igenda igaragara bite uku kwezi kugenda kujyaho ni kwinda igenda igira ite igaragara igenda igira ite igazagaragara gute nyine haracyari kare so uzayimutera senteri rero muzana igisubizo cyane muri mumbabare mure kubwoba pe basi mureke inda izagere wena nko mu mezi 4 tuzaba dutekereza icyo gukora ako wagira ngo mama aramwibagiwe we mama ntago umuzi mama aramutse amenye ko tumubeshya noneho ngo kujya Kigali yanjyana ikuzimu reka nkubwire wima maze iminsi 3 yose mu ndari kundya kubera ubwoba none mukanye nari nanaryamye numva umuriro uri kumpinda umubiri wose ni gute wambwira ngo harashira icyumweru cyose ntarapfa mama we natanyicirwa nyine nanjye ubwanjye ndapfa ubwoba buranyica nukuri kw'Imana icyo mbabwira cyo ni kimwe ntago bino bintu tugomba kubishyira hanze nonaha
icyo nkubwira cyo ni kimwe nanjye ibi bintu ndabivugaho kugira ngo mpfe hakiri kare. Shamushu ubuse none ubivuga no baratwicira ni kandi nanone kubibika ni ikibazo. None bigende dukora iki muke tugira indi nama itari iyi ngiyi. Ngerega Tereza inshuro amaze kunigagura no kuri sinyimutiye. None uri kugira ngo atunigire hamwe. Niko kagambane wagize uragira ngo atunigire hamwe akamana we. Akwe muzi kuragashwe. Tugende tumubwire ko udatwite. Ahita gukonkobokana kujyanire kuri uwo musaza utanazi. Ibaza usanze nta namenye agira. None mama n'ubundi azahita nera umunigo avuge ngo kuki wambeshye mana yanjye byose ni kimwe. None ako kuniga no kugushyira uwo musaza niba ari umusaza nimba ari igiki simbizi uzahitamo iki. Mwabaye muretse iminsi kaba yicuma tukazaba dutekereza icyo gukora ko. Ako siyo minsi ningaye kubanza umuntu araba yapfuye n'ukuri. Basi nawe wigize kaza ubwenge. Panga imigambi yawe. Mu gihe utayipanze ngenda bivuga. Iyo bakwita nyabwoba ntibakwite mushyushye. Ushaka kunyita ibiki ariko ngiye nibereho pe. Ndumva nenda kwipfira kubera ubwoba. Nurafase turabona turi busigane tuba taratwica mama ngewe noneho mana. Mbe nawe ugiye kwicwa na nyoko. Wemera ko ndi mukuru wawe? Nyine ndabizi aho si ibyo by'ubukuru kuri mama birakora. Nabyizisha. Ubwo uraza guhitamo ugenda ujye gushyingirwa cyangwa se mureke duhuze umugambi nk'uko twawutangiye dushikame turwane ino ntambara nose ubu koko ndakura hehe inda ese mushyu basi nerinda mu izina rya Yesu gatsindwa ni yakarika ngewe nkuterinda wowe nyine nubwo banifitiye mbabarira sinafata ibintu uyu mutwaro nikore ngo nongereho n'uwawe sinzi n'impamvu naje kwivanga mu bintu by'abakobwa ngewe ntabwo ibyo bintu rwose ngewe mbere muramenye gatsindwa ntatagira undi muntu uba wabyumvishe ubwo ikintu cyo gutera inda nicyo ngewe nubwo bamfite wari watinze nagize imirimo myinshi ntabwo pama nawe gahunda pe ariko urebye ntako ntawageze nanjye naje niruka mvuye gutera imigozi ariko ndi kugutekerezaho urantekereza ntekereza icyo umubyeyi ukora ibibazo gusa bimeze gute se manje n'undi nawe wishuhisha uri inshuti yawe turi inshuti rwose urabizi ibibazo maze bimisi bya Mukesha ndabizi Mukesha yaragiye ajya gukiragaruka Imana yamugarura ngiye ngira ngo ibibazo birarangiye ariko hasi yivamo ibindi bibazo kandi bikomeye Yesu we bimeze gute se ibintu ngiye kubwira Imana ndabizi yego ntacyo ndakubwira ngo ntumve hanze ariko nzi ko nibagutabigira cyane akiri cyangwa ngerageza kuribika gerageza tuvugane Imana twite Yesu we urabizi neza ko Imana twite reka kayenga nubwo atwite ndayicyondi Yesu we umwana wanjye yagonzwe n'igare ariko mana ababyeyi turarumbye mana tuzicwa n'agahinda ubu tuvugana w'Imana twite ndayankwatanye Yesu we mana iri mu ijuru birabintu ko buri Imana byemereye iki igihe tujya guhamagara nuko nzi ko buriya ujya ugeragezamo ikiro cyaro cyacu umusirimu urabizi yuko abantu binakuntu bava turabizi ndabizi ko umwana njye atwaye inda nabiyemeyeho sinakira amagambo ndabizi barakurwanyije baguhagazeho ariko hari ibintu rero njya numva ngo bibi Kigali cyangwa abantu bizi nyuma bakabikora ngo giye ko niba shuwa baby ngo shuwa baby ni shuwa baby shuwezi se ni ibintu nyine bakora bagakora umukobwa utwite ku buryo nyine umva ko yishimye bakamuhama imyenda y'umwana bakamuha amafaranga ariko ntibari shuwa baby ngo ni shuwa baby ngo ni shuwa ko ibi bintu yimva ko njya nyumva n'abantu baba barasta ngo shuwa baby ngo shuwa simbyibuka urikumva ndashaka rero tubikore gute niba muri ngombwa nkugisha inama ndashaka ko tubikora ku buryo abantu binaha tubatesha umutwe ndashaka uyu mudugudu wose tuwutumira wose nta muntu umwe usigaye niyo nkikaza ibyo se byashoba baby yego
Shuwa baby umwana wanjye tuzubaka ibisharagati urumva ngo nyine nguhamagaye nyine mubaze ni ibiki umuntu yakoresha kugira ngo iyo shuwa baby izabe nyine muri uyu mudugudu wose abantu bose babone ko umwana wanjye nibwo yatwaye inda cyahitwaye ariko ari no ku bushake we. uragira ngo se hazabe ko twakira n'abantu ego ko bagomba kujyana nkwa bizagendana bivuga yuko se ibyo nuba byanyobeye mu bya shuwa baby sinzi ibyo ari byo nyine numva ni nk'ari ikirori bakorera umuntu nyine utwite niba byitwa shuwa diru cyangwa se ni shuwa mami ni shuwa mami ntabwo mbizi ko babivuga mu kinyarwanda gusa ni shuwa dada se ni shuwa nibyo ni ukuvuga ngo ni ibintu bakora kugira ngo bashimishe umuntu buri by'ikirori bakarya bakanywa bakamwereka ko nyine bishimiye ko atwite imvuga ariyo ngiyo tuvuga niba atwite nk'umuhungu yego bakamwambika ibintu bisaguje niba ari umukobwa bakamwambika iroza bakamwambika na cya kintu cy'umweru hano bakamwambika n'ikindi hano nose icyo twita urakizi ntabwo uramubaza ni inama y'uburyo tugomba kuzakira nk'abantu n'ibintu twakoresha ubu uri kuvuga rero ikintu gushaka uwo muhuriye kuri robine tumubwira uti kwa mama w'Imana hari ikirori ahubwo ngo tuzabakiriza iki ntekereje ukuntu abantu bino bakurwanya ukuntu baba bakubita agatoki kandi amakaziye yabatoshe kuko bose urumva tuzatumira mu isi n'umugenzi uwo nkubitanye nawe mu marembo ngiye gushaka amazi haba mu murima ngiye gutera ibijumba ahantu hose nk'amakazi y'ijana ya fanta uri kumva inka tuzabaga tuzakoresha kugira ngo tubemeze natwe ku buryo bazava hano bari kuruka inka 8 tukazibaga tukazikubita bazabaga n'imvubu none tuzaba tubafunze iminwa bazumirwa ariko hari akandi gatekerezo kari nagize hari ukuntu nabonye ariko ni mu bakire mbona bakoresheje umwana ikiro nimba ari ibyo n'ibyo bya baradishuwa bamwicaza ku ntebe ngiye kubona mbona bazanye ikamba ryanditseho amazina ye no kumushimira baramwambitse bamwicaza nka hariya mbona ni ibintu byiza haka tuzabikora w'Imana ngo bakamukoresheje ikirori cyiza umwana wanjye nubwo atwite akarongorwa yishe yambaye ikamba yaraberewe noneho umusaza sinzi ko yaje gukira mujagara nyine amukoraho yiba bafata kamera kwandi bona ni byiza uzajya kubanyakira ifoto wakino umva ako kora ahangaha umwana ubibika ko umwana wanjye atwite nuko bibika ku mutima ntabwo namenye ibanga ry'umwana nta n'umuntu bivuga uretse njya tubiganiriye yego urakoze cyane sawa reka akunda komeza misenge ahubwo sibira tuzateka imifuka ingahe imifuka 2 ibiro 200 cyane nama niyo mama inyama yo ku buryo bazagenda bayibya n'ukwarura nk'uwarura ibishyimbo ku buryo bazagenda bari kuruka bazamara yataje umuntu uruka muri uko gutwita ko umwana wanjye abya ko nta kintu cyabaye uwo munaza bibera amaso oke ibintu tubikomeze cyangwa tubihagarikira ahangaha Hagara. Mfite gahunda nigire mu baba. Ase wahagaze ariko se wahagaze ukanyumva. Kuna ariko mufitiye amakuru ashyushye nawe. Wanyumvishe kare we dufitanye imipangu yose wanyumvishe. Habaye iki se kandi ko mbona utarwiyambitse? Mufite izindi nkuru rero. Hano mu mudugudu wacu hose. Mfite inkuru nshyashya. Mfite inkuru n'izishasha ushatse naza kubwira. Iziye nkuru se kandi. Uzi inkuru ihari se? Uriya mu mama wanyu nako mama w'Imana agiye gutegura ngo niba ari baby shower. Baby shower?
baby shower y'umwana w'Imana yewe. Aha kaho rero vuga ku buryo tuzabigenza. Bamaze kubitegura byaba we ndetse na mama Ange bose barabizi ngo mama Ange niwe uzamufasha ngo nibarangiza ngo bategure ngo ikirori ngo kibi gitangaza ngo umudugudu wose ngo utumire ngo nibarangiza ngo abazane ngo hariya ngo mu rugo iwanyu abantu bose ngo bamenye ko kuba uw'Imana yaratwise ngo nta kibazo bimuteye. Nese ufite ikihe kibazo, ufite ubwoba bw'iki? Ubwo uri kumva ibyo bintu ntabwo babiteye? Nese urumva atari amahirwe kuri twebwe? Ni ikimenyetso kigaragaza ko Tereza nta n'amakuru na make afite ko uw'Imana ashobora kuba adatwite. Ubundi warasaze kuvuga ngo uzi ubwenge uzi ubukoresha iki? Nese ubwo ari njye nawe ninde uzi ubwenge? Gaho ahubwo wowe mbwira uburyo uzi ubwenge uri kumva uburemere bw'ibintu byose azaba ari gukora. Nta buremere numva aho ngaho, ahubwo ni amahirwe adasanzwe cyane rwose. Ni amahirwe adasanzwe gute? Ku buryo azagenda agategura ibyo bintu byose akabitegura umudugudu wose ukabimenya agaspendinga amafaranga ameze angana gutyo yose. Urukumva yari amahirwe angana, urukumva ariko uri gutekereza mu mutwe wawe ukumva umujinya azaba afite naramuka tuvuma. Uwe mujinya subwe n'iki ko igihe kitazajya inda y'uw'Imana izajya kugaragara wenda mugiga yarajira mugigura aragenda. Ariko uratekereza mu gihe si ibyo byago byose bitazaba bihari noneho bizagenda bite? Tereza ibyago bizamugeraho ngenda bizi neza. Ariko muke uri kumva udashaka kugira ngo uzagende ungereke ibintu byose wapanze ukigira amapanzi wangize ukanereka isi Kigali cyushye ku mutwe wanjye. Ako se mbigushyiraho gute? Uzi ko ujya untera ubwoba ntuzongeye kumbwira ko nkunda. Ejo tutazagera mu rugo tumaze kubana wantera inda wabona bikomeye nimba ari ibiki bijya bifata ibisi byatangira kumfata ukanyihakana ngo siwe wanteye inda. Umuntu w'umugabo ugira ubwoba bungana gutyo gusa. Ariko muke urabizi neza ko ngukunda. Nyine ibi byose mba ndi gukorana mba nguhangakiye ariko nanjye nihangakiye sibyo? Ubusa nabwirwa n'iki yuko njye uzanabasha kuntera? Ariko tugira ubwoba tukazabyara akana gatitira. Ariko rero reka mubwire muke ngewe ku giti cyanjye nawe uzajya utekereza unyumva. Ariko ubwo ngubwo nta nubwo ubutekereza bukanabwuriya mu mama mu bana aramutse angezeho aramutse amvumbuye si uguhita nkatira umutwe rwose nawe urabyumva biba bimeze. Nyine ndabyumva Tereza ni inyamaswa ariko nanone se twahora tuzahora tumutinya kugeza ryari? Ngaho wumvashe ko ibintu bimeze ngaho nkawe nk'umuntu wapanze ibintu byose itumbwira uko ibintu bizagenda. Ibintu nanjye ntabwo nzi uko bizagenda, icyo gihe nikigera tuzamenya uko bizagenda sibyo? Hakureka twe gutsindwa ku munota wa mbere. Rero urumbuze ese ubundi ayo mata uyashyiriye? Nyaguze ngo nyamwe mba ndakubonye nyine reka ninywera ariko yambonye ntakira ngo oya nuta ya maramusa. Sha amataro hari ikintu anyibukije. Yakubikije iki? Kaza namumayesha zimwe y'abantu ba hano turakizwa n'iki? nta muntu uratubona yewe. Akoze ko na Yves yari ataranywesha abona akoze akira nanone ushaka ko yamaremo enywa ngaho nawe akira nywesha. ese ubwo wanywesheje? fatwa ngo nkunywesheje byaba bisobanuye ko nanjye ngukunda. ese ntabwo nkunda? mva mbabara nigire iyo naringiye bayi. Ariko nyine urakoze kumakuma. Ako muke ubwo ngubwo ubonye ibintu byose turi gupanga unywera no ku mata urangije uravuga ngo uranyanga. Ndabivuga nyine aho kugira ngo ibintu bigende uko
narokotse byinshi ibi byo ntabwo ndubirokobwe se mama kuko bira bintu bya baby shower yabikuye cyane nzi ko mama atanabizi aba yifitiye ubuturage uwambwiye umuntu wamugiriye inama ubu mama agiye gutegura ibintu bya baby shower aneze igiturage cyose karitsiye yose bizemo abantu bose bamenye ko ntwite sinone ndakora iki we mana ndakora iki koko mana ninkomeza gufunga umunwa wanjye ni ikibazo nabwo nimfungura uyu munwa wanjye nkagira ibintu mvuga nkavuga ko ibi byose ari ibinyoma noneho mama umva neza aramutse amenya ko umukesha ibintu byose ari ibinyoma bye yamubeshye yahita amwica mama ndamwizeye yamwica pe kandi nabwo ninkomeza guceceka akantu gato twakoze tuzi ko turi gukemura ikibazo ngo cyo kujya i Kigali ari akantu gato ndebera ikintu kinini maze kubyara noneho biraje bibyaye ni kinini kurushaho neza iki kibazo ni ngo warabaheze kuko ndabigenzane kumva noneho bigiye kunsaza we mukeye waga warunaje nkagira ikintu mubwira akoya mukesha nta kintu ngira kumubwira genda umuntu mukuru nanjye ugomba kwifatira icyemezo kwifatira icyemezo umuntu w'umugabo ibintu byikemurira nuko rwose umwanzuro ni uguceceka nkabyirangiriza ahubwo se ndabirangiza gute muke mbabarira njye bino bintu nabihaze muke njye imikino ngiye kwivamo nabo umeze gukina imikino pe muke njye rwose no mikino hoya njye mubinkuremo muke ngwino tubivugane muke ngwino tubivuganeho witangira kugenda ino botike ingana gutya ninjye urimo urayikontorora ubu nshatse saladini nayifata uku nguku nkayirya ariko sinayirya ntabwo ndimo guhumba iyo yose nzamenye ko uramakana ngahe none mukagira imana nara ni karibu umukobwa mwiza iminsi myinshi haciyeho iminsi pe none se ko utajya unacana hano byibuze ngo unansuhuze shaka se ngo akazi ko mu rugo ntabwo kaba katwaye umuntu ukabona burije neza umuntu atageze no ku muhanda yego hanyuma se ariko nara njye ni mama w'Imana buriya nawe nanagukumbuye ni ukuri pe imvura atangiye bya bikabyo byawe kandi iki cyaro se urabona nta kibazo urabona ibintu birimo biragenda neza hano mu cyaro rero ni heza haratuje urabona ko nta kibazo pe ariko ndabona umeze nk'umuntu ufite inyota ashaka ubu se yimbonyemo gute oya ntuzagire inyota aha mfite ibintu byinshi rwose kuba nakoramo kamwe nkakaba umukobwa mwiza ntabwo nabyicuza kamumereza akahembe basi akahembe kariya nta kibazo pe rwose ntugire ikibazo hanyuma rero karahenda ariko nta kibazo rwose kagura gute se kagura 1000 kandi akishyura oya reka narububa kurabona wampa amafaranga kuko nkuguriye ndakuguriye oya ndakuguriye ubu iyi ni bonasi yo kubakiriya nta kibazo oya ntabwo ari bonasi ahubwo nyine wowe ni ukubera yuko rwose ariko ndakuguriye ntugire ikibazo urakoze da ntabwo nabura kugushimira ariko buriya ntara mu buzima bwanjye iyo ngize Imana nkabona umukobwa mwiza usa nawe yinjiye muri ino botike yanjye mbona numva itakiri botike mba numva yabaye supermarket ariko mana yanjye kuva na hose nawe uri umuntu by'amaka cyangwa umwanya yawe gute se kandi nyine uba wakabije pe ntabirenze ko ninjira niko n'undi aza akinjira ujya umumbura se
naho uransetsa pe Eh. mukumbura ubuse umunsi umwe twabonanye ubu koko ntagukumbura Ariko shana reka ariko nkubwize. cyakoze uretse njya nkumbura story zawe nyine nkicara nkumva irungu riranze neza nkumva nazanga tukaganira. Yo umva reka nkubwize ukuri ntuzongeye kubikumbura pe. Ntuzajye nkumbura kubyo uzawicare hano tuganire. Erega bura nanjye iminota myinshi nyuma rirungu ryanyishe iyo ntafite abakira nta kintu mba ndimo ndakora. Wajya tukaganira. Aho ngaho twaba tugiye kugoma nawe ngiye kugomesha batuma adakora akazi. Nara sha ngo mye ngomanye nawe ntacyo byaba bitwaye. Umva ni mama y'Imana. Mba mubwire rero aho umugabo wese ava akagera umugabo agomba gukora n'imbaraga ze zose kugira ngo azabone uko atunga icyo cyo pe ariko ndakora ariko buriya ikindi kintu utazi ku buryo nje hano umunsi wa mbere umunsi wa kabiri tukicara tukaganira urumva tayari wahita uhomba. uzi se Nara umva ikintu ugomba kumenya buriya iyo ndi gukora mbonye umukobwa mwiza nkaho ahubwo akageza akicara hano wareba imbaraga nkorana. Sa ntabwo byavamo pe. Gapfundura ariko ntugatahe gapfundura. Ngo se shanse nana byibagiwe. Utapfa urushywa n'iki uzarushywe no kurya ntuzarushywe no gukora. Akira aho ukamushaka kamushaka kugira ngo se sinabifite n'inyota. Yego hanjye inyota banyishe ariko twasangira none wampaho se yego shaka bitwaye ikizi impaho se twasangira yego se nakuye mu mayi mwesha turebe Oye baba nada we Nara akira urundi Nara urakoze pe ye baba nada we kijyana we Nara kijyana kamwe n'amazi yo kongeramo ibintu ukora kuko ongera umweshe Nara ongera umweshe gakera ongera umweshe sha Yesu we ibaze yaje nk'umukiriya agasanga uri muri ibi ye baba nada we akira n'icyuma Nara oya ntabwo rongera kukunywesha ntabwo botike yose uyimaye oya ntabwo njya mu byuma reka reka uramuhanya ubu koko singiye kumwibagirwa koko